ese buri ibyo wambwiye buriya ni koko wahara n'iki cyakora nsigaye mbona nduru yaratuje ega ikibazo ni mabukwe ariko ye ubu si igihe cyose gishize ubu nibwo yibutse ko afite umukazana utabyara wahora n'iki wagira ngo umuhungu we nawe arabizi yuko abyara singibyo byose se ariko se ubundi se ko nta n'urwo rutagira ibibazo gusa wagira ngo n'iki saya ni igihano ngewe mfite ariko ubundi wazivuje ko hari umupfumu nzi uvura umupfumu kuko njye mu bapfumu koko kuko njye kwivuriza mu bapfumu ngo bampe umwana muri Bibiliya handitse ngo ubuze ubwenge Imana iramureka ubu koko Imana yandeka ariko umva reka ngeyo kuko n'ubundi nabuze byose n'ubundi ngiye kubura byose reka ahubwo ngende yewe mwiriwe neza yego hano se niho mu rugo ni hano nabayobozaga hari umusaza w'umuvuzi bita Bwira ntabwo mwandangira iwe nzamutse gutya nahashatse ndahabura urabona kiriya giti cy'avoka ndakiriye kiri hariya haruguru nuyimara kukigeraho uhita utambika gatoya ku muhanda urenge ku nzu ya mbere hariho agahanda gashamikiye. Yes, ku nzu ya kabiri ako gahanda gashamikiyeho ni uko uhita ukomezamo. None uraza kuza kubona inzu imeze nk'ishaje. Naho ngaho. Murakoze cyane, wenda nindamuka mpavuye hari igihe nagira gutya nkabasuhuza. Yego nta kibazo. Murakoze. Yego namwe murakoze. Mako. Mwiriwe. Mama Kavi. Makuru ki? Amakuru ni meza. Iminsi myinshi. Sha cyane byo pe. Maze iminsi nzeri wawe nkasanga ntuhari wagiye mu kazi. Ya. Gusa nyine akazi kabaye kenshi. Ariko papa Kevin niwe tubonana cyane. Melissa ari mu rugo cyangwa ari kuri boutique? Reka da ntawe uri mu rugo. Yagiye mu ntara pe. Niwe nanje kureba rero reka nigendere uraza kumubwira ko namushatse nkamubura. Gusa nta kibazo tuzashaka umwanya tubasura. Nukuri muzaze ni karibu. Sawa nawe umunsi mwiza. Yego namwe. Narabatsinze Bunyabungo. Ndemeze umutsinde myakutse ndatsireka ahantu hose. Narabatsinze. Nizinde byakata. Gwakadege ndabatsiritse. Ndabatsiritse ngere gwakadege. Senzo umuntu urimo kundera intosho akantera intore zo mu bwonko. Ariko ko byagenda kose. Hani wanje amaremba abakinguye. Hani wacu amaremba abakinguye. Kimwe nuko nayikuzima abakinguye. Ariko madahumva nta sono ufite. Urumva nta sono ufite. Nabo umubyeyi gutuza kunkandagira mu bwonko. Ukaza unkandagiza inkweto zaba ibirenge by'abazungu. Ibyo birenge ndavuze ngo ibirenge bisigara hanze. Bisigara hanze. Cyangwa uhitemo kuzana ibirenge by'abazungu ngo usente. Oya nabisize hari aha. No ufite ikibazo cyangwa ikibazo n'ibyo birenge waruze kunkandagiza. Ni ngiye ufite ikibazo. Buretse gato. Buretse gato mbanze ngutsirike. Kuko imyako n'imyaniko ndabize hari abayigendana. Murakoze babyeyi.
gira gutya urabona nta soni ufite bashaka kuguhesha ikuzo nkaguhesha umugisha mu ruhanga iryo ni ikamba cyangwa ibyo se byo mugenda mutoragura mugura ngo ni iby'abazungu kuramo gira vuba cyangwa nguteza amagi nagutera amagi mu bwonko mbabarira undebe neza rwose ngaho gira urwo ruhanga rwawe gutinya aho wagiye unyura hose babyeyi rwose nari mfite ikibazo kinzanye ntabwo ari kimwe ntushaka ko ncurika ahubwo mbwira ibibazo byawe ku murongo byose bingahe bikuzanye mfite ngaho tunyuka umbwira ibibazo byawe mfite ikibazo rwose cyo kutabyara maranye n'umugabo wanjye imyaka 15 ntabyara narinje rwose kugira ngo mundebere rwose ikintu cyatuma ntabyara ubundi se wumva gutanyoba kuzabona urubyaro gute twe tutanga abana tugatanga inka tugatanga ubutunzi urumva tutanga amasambu tugatanga amazu dutanga buri kimwe cyose rwose niyo mpamvu narinje hano rwose mubyeyi nuko ikibazo cyawe cyoroshye ndabona atari ibyo bibazo gusa reka nze mbaza nkurere njye mujye kubanza mbaza inzuzi mbaza urugimbu mbaza abakuru reka mbanze nzitera ntabwo ari ikibazo gusa naraziteye ndazinaga ubunyabungo ndazitera ndagurira abantu ndaragura indagu zirahera none uyu nguyu ntabwo yantanga ibibazo bye ntabwo ntabyananira kubirangiza wari upfuye mba ndogarukunyo wari upfuye ahubwo urunguru uranyereka ko ufite gahunda yo kubyara yego rwose ariko kinanirwa ninanirwa se gute mubyeyi niyo mpamvu kuki mutaganira n'abasogokuruza utaganire na se cyangwa sekuru ntabwo amenye icyo sekuru yavuze isekuruza iyo yavuze urumva ubu noneho wahigereye uzi n'ikindi tanga imbuto ndavuze ngo tanga imbuto uracira hano inshuro 3 maze rero izi zanze hagiye kubazwa abakuru kandi abakuru ntago bavugira ubusa abakuru bavugira ku mufuragiro tanga umufuragiro ni iki wacha kunyigisha nawe abazungu bababesha ngo mujye gusaba amasakaramentu kandi ari abazungu bababesha ndavuze ngo batanga umufuragiro ariko mugore we ubundi ukuze mu gasuzuguro wabyawe mu gasuzuguro wabyawe muke urabona abakuru hano baba baje kubwejagura ntabwo baba baje kuvuga ijambo nyamukuru urumva aya niyo ufite yonyine andi ndimo kuyareba nawe wasize mu rugo ndimo kuyareba ndi kuyaza kandi nasize mu rugo rwose ngayo nayo kare kose se sono njye kubaza biyongera mu amafaranga y'abazungu n'amafaranga yacu dutunze yose sono njye kubaza ngaho reka tuyahesha umugisha ngaho noneho tuzi ubu wavuganaga nanjye ubu ugiye kuvugana n'abakuru yego rwose wambwiriye ukabyara seka nyakugira imana seka aho uri hose mu byiciro byawe useka wishimye nicyo gituma abakuru badakanguka ngo binyeganyize nicyo wazanye wa mugore we
nicyo wazanye nicyo wazanye wamugura nicyo nta kintu nazanye rwose nicyo wazanye nta kintu nazanye pe saka nyakugira imana nyakugira imana tuza kandi utumve nyakugira imana hano haje umuntu wasaritswe n'ibibazo asarikwa n'ubuzima asarikwa n'amagara ku buryo nta kintu agira none murabona twamumarira iki nyakugira imana nyakubyara ndakumva guteze yombi ndakumva ariko nta gisubizo nzarirantemamara wabyumvise inzara iramutemamara kandi nta jambo umudiho nuva mu itako muri iki none se babyeyi ni iki mubona twakora kugira ngo byibura tumurangirize ibibazo babyeyi sekurume kandi ibara rimwe y'inzira ninjye babyeyi ndabona se tugomba no kumuvura agasuzuguro arimo kukuvugiramo kandi ntabwo azi ko wamurabivu ndamunyaga ufite iki mfite isake mfite inkoko isake nziza ubona igaragara rwose pe buriya bakuru rero reka maze maho wa mugore ufite isake ufite isake imwe yonyine yavutse kuki nta nkokokazi ugira isake yari ibyaye isake yari imejeje isake yari yabaye ikimanuka gira vuba bakuru bataragira oya itonde babyeyi ngo afite isake yigize ashwi iyo sake ntacyo nayo twamurebera ariko n'ubundi nayo nabibonye ko ashaka urubyaro umwana w'umuhungu ndamubona amucikiye ariko iyo sake yisige kandi azayizana n'isekurume ubutaha azayizane ategurira abakuru kugira ngo batazamuhiga bagahiga n'ubugingo bwe ndakumva ababyeyi urubyaro narubonye agiye gucikira umwana w'umuhungu nabyumvise ibyo umukuru avuze nabyumvise pe njye kuyizana nyaruka mbese nusanga byarangiye umuti ntabwo ukora gira vuba ndabyutse nawe ntiwigeze unakangura ngo hari inama ngo ku kagari wabona bagiye kugira umuyobozi uzazongera rwose none mbese wabibasha ariko wowe wabibasha ndanakwizera jewe nanagutora nuko ntaragize imyaka uzi gukina wowe ahubwo bazantora Jane kugenda ryawe ugenda ujya he guma hano mu rugo ushaka abantu bagenda bakureba inzira zose gusa ndi mubi ubundi se ndakubwiye ko uri mwiza ariko nta nubwo ndi mubi aya genda uzajya uguma hano mu rugo no kumama ibyaga bimbwira ko ndi mwiza mwumvire jyewe uzajya nguhigira ubuzima uzabubamo neza humura sibyo ibindi byihorere ese ubundi ko nta imyumbati yose mwiriwe ubu ni babandi n'aba yose mwiriwe muraho neza muraho cyane yego muraho yego muraho cyane muraho murakoze cyane
andi makuru yanyu se meza tubakire se oya murakoze hari imyumbati iriko itetse neza nuko ngiye nkunda tuno dushyimbo tw'imyumbati oya nta kibazo mvuye mu rugo rwose hari ikintu ufashe ndumva nujuje ahubwo se ko umuntu uri kurya udushyimbo twonyine tudushyimbo rero ndadukunda nyine tw'inkarago cyane ariko ntajya byumva ngo areke dusangire hanyuma se ababyeyi bagiye he ababyeyi bo ntabo ni twebwe ababyeyi ubu ni mama wanjye nanjye nkaba papa we mwihangane oya nta kibazo rwose tumeze neza hanyuma se umubayeho mute tubayeho neza ni uko tubayeho ndagenda nyine nkahiga ahengira abaturanyi ariko nkakora n'ibindi biraka utavuze kuze no kubaka cyangwa se kubumba amatafari no kubaka bazi no kubaka n'ubu rwose ushaka amatafari ndemeta nyabumba nta kibazo rwose karaganira rwose numvise mfite inkomanga kugira ngo ndebe ubuzima mubayemo ngire wenda nk'icyo nabafasha ngewe wanshakira akazi i Kigali niba ujya ujyayo niho ntuye ahubwo mwese wanshakira akazi rwose nta kibazo ahubwo se buriya sinagushakira akazi ugashobora kuba waza mushiki wawe nta kibazo wajya umumenyera nk'ibyo bintu ukamuzanira ngewe nzagenda akazi nagakora ariko we ntabwo yajya i Kigali oya cyangwa mwese mbajyane wowe kubera ko ngewe buriya ndaranguza curuza ibintu bijyanye n'amashuka amakuvurori ibintu byinshi cyane gutyo kandi nanjye najya mufasha usohotse tukazajyana umusozi wansega njyenyine hari akantu rero nari nabageneye agatanu nagashyize hera akantu nari nabageneye ngo nibura murebe nk'ikintu mwaguramo mwarakoze akira ni ukuri ko imana bahumugisha murakoze cyane ni ukuri ko imana rwose murabona agasukari ni ukuri ko imana murakoze cyane yego murakoze pe hanyuma rero ku cyerekeranye wenda n'akazi cyangwa ku buryo nagira icyo mbafasha muri ibyo by'akazi nshobora kubatwara nta kibazo mu kazi i Kigali mu kazi iwanjye tukabana twese nta kibazo nta wundi muntu ufite uretse murumuna w'umugabo uhari kandi n'umugabo wanjye ntawe warari muri misiyo mushatse mwaza rero murakoze nzumva mumpamagaye nomero zanjye ntimuzifite nazifite cya gihe naho rero mubane n'uwiteka cyane namwe murakoze cyane imana bahumugisha murakoze nimushaka kugaruka muzadusure yego nta kibazo yahita yanjye murafasha reba niba turangije kujya muri ya modoka genda urebe niba ya modoka ye yahezanye genda ngaho umuseseka ariko neza yewe tubaye abakene ukuri kw'Imana yewe